JNTV Show. OS gira amahoro y'Imana dukomeje kubana kuri GNTV Show. Tugushimire kuba wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ari gukora ibiganiro tukugezaho. Kuri ya gahunda yo kungurana ubumenyi mu ikoranabuhanga, uyu munsi tugiye kugaruka kuri mudasobwa. Iyi ikaba ari yo nkuru igiye kubimburira izindi zizagenda zigaruka ku bice bitaboneka inyuma kuri mudasobwa. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ibice biboneka imbere abantu badakunda kubona. Ibi rero tukaba tugiye kujya tugenda tubirebera hamwe twifashishije ubushakashatsi butandukanye. Ni nyuma yuko tubibajwe n'umwe mu bakunzi bacu aratubwira uti muzadusobanurire imashini byimbitse cyane cyane ibice bitagaragara inyuma biba imbere muri mudasobwa bidakunda kugaragara, bigaragara uko umuntu yarenze kuyifungura. Uno munsi rero tukaba twabahitiyemo igice cy'ingenzi kiba muri mudasobwa ariko akenshi gikunze kugaragara cyane muri mudasobwa twita desktop cyangwa se CPU. Iki gice rero kikaba ari igice cyitwa power supply cyangwa se mu kinyarwanda tugenekereje ni igice gikwirakwiza umuriro mu bice byose bigize mudasobwa. Iki gice rero kikaba ari igice cy'ingenzi n'ubundi nk'uko kibivuga power supply. No kuvuga ngo iki gice kiramutse kidahari nta gice na kimwe cy'imashini cyaba gifite umuriro cyangwa se imashini yose muri rusange. Iki gice cyitwa power supply rero mu bigaragara ni igice cyihariye kidafite aho gihuriye n'ibindi bice by'imashini, ahubwo cyo kikaba gishinzwe gusupplyinga cyangwa se gutanga umuriro mu bindi bice byose bigize imashini. Iki gice iyo tukinjiyemo imbere dusanga kigizwe n'amatransistor ndetse n'amaresistance, tugasanga gifite bobine cyangwa se coil, tugasanga gifite amatransfo ndetse n'ibindi bice bikigize bigifasha gukonvatinga umuriro cyangwa se guhindura ingano y'umuriro kugira ngo kibashe gutanga umuriro imashini ikeneye. Iki gice kandi ni ingenzi cyane ku mashini kuko kwakunda umuriro uza nabi cyangwa se umuriro ukaza udahagije, iki gice ntabwo cyemereye imashini kuba yakwaka. Ubwo ni ukuvuga ngo hahandi ujya watsa imashini ukabona ntiyaka, umuriro urimo uraza nabi, ni iki gice kiba cyabigizemo uruhare. Ibi bishatse kumvikanisha ko iki gice cyifitemo regulateur. Iki ni igice gifasha kino gikoresho gutanga umuriro ukenewe ku buryo kidashobora gutanga umuriro urenze ukenewe cyangwa se uri munsi y'ukenewe. Mu bice by'ingenzi twavuga power supply itangamo umuriro, hazamo motherboard aricyo gice cy'imashini twavuga kigize ibindi bice byose. Hakazamo ububiko bw'amakuru y'imashini yose aricyo benshi bakunda kwita hard disk, ndetse hakiyongeraho ibice bya DVD ndetse n'ibindi bice byose biba bikeneye umuriro ku mashini. Iki gice kandi bitewe n'uko umuriro woherejwe muri mudasobwa wose ariho uruhukira, cyagenewe uburyo bwo kugihoza igihe cyashyushye. Iyi bayita cooling system. Iyi cooling system tukaba ariyo tuzagarukaho mu biganiro byacu bitaha. Byose ni hano kuri GNTV Show. Kandi niba utarakora subscribe ukande kuri buto y'umutuku byanditseho, ukurikizaho akamenyetso kameze nk'inzogera, maze izindi nkuru zose tuzajya dukora zizajye zikugeraho ku gihe. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa se icyo twazaganiraho mu biganiro byacu bitaha, watwandikira unyuze aho hasi hagenewe kwandika ibitekerezo, maze tukazagusubiza twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Iyi ni GNTV Show, naho njye nitwa Jean Paul. Turabashimiye.